Ndabasuje cyane kandi nongeye kubakira mu kiganiro cyacu CNM podcast. Nitwa Vitali Muvunyi. Umunezero kongera kubana namwe mugoroba. Ndi kumwe n'abatumirwa muri studio tugiye kuganira ku ngingo iryoshye. Tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo kwihana nyakuri. Impamvu yari biryo jambo ngo nyakuri nuko hari bishoboka yuko ashobora kuba ari kwihana kutari nyakuri. Ariko hamwe n'abatumirwa turaza ku bireba neza turebe niba kwihana ko ari kwihana cyangwa ari ukwanya kuri cyangwa ari ukw'ikinyoma. Tuza ko tuganira n'abantu turi kumwe nabo. Ndi kumwe n'abatumirwa batarabashyitsi cyane kubera ko bose nta numwe urimo uje muri kiganiro ari ubwa mbere. Ndi kumwe na Dr. Edi Dufashe, karibu cyane. Ni umunezero kongera kugira muri studio, haraciyemo igihe cyane. Ndi kumwe na Mr. Elder Israel David niyo nkuru, karibu cyane. Papa Ivanka. Thank you for having me. Yeah, turi kumwe none na Dr. Norman Paul Desire, karibu cyane. Murakoze cyane. Muko narimaze kubabwira uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo kwihana nyakuri. Ariko wenda ngira ngo mbere ko twinjira murambwira turafatanya mu mfashe, ngira ngo mbere yuko twinjira mu kwihana nyirizina, ebe byose twasa nk'abashyiraho urufatiro, kuko kwihana ni ntambwe igerwaho hari izindi zabanje. Umuntu yihana yabanje kumva ubutumwa bwiza. So ndagira ngo dutangire ku butumwa bwiza, noneho tuze kwinjira mu kwihana kugira ngo nuza kumva kwihana aze kubyumva muri context yabyo, aze kubyumva mu buryo bwabyo, kuko umuntu afashe iryo jambo nk'ikinyarwanda gusa ushobora gusobanura ibintu byinshi. So reka dutangirira aho ngaho. Nuvuga ngo umuntu wihaniye niba mutemeranya nanjye kandi mwemereye kubivuga, umuntu wihana n'umuntu wumvisha ubutumwa bwiza. Siko bimeze. Ariko umuntu ashobora kwibaza ngo ubutumwa bwiza ni iki, buvuga iki, burimo iki? Reka duhere kwa Dr. Edi. Ubutumwa bwiza icyambere buvuga Kristo. Paulo avuga mu Roma icyambere, wenda nasoma gatoya kugira ngo banabyumve. Paulo ari kuvuga impamvu abwiriza ubutumwa bwiza, aravuga icyambere Abaroma, aravuga ngo Paulo imbata Yesu Kristo wahamagara kuba intumwa kandi watoranije ubutumwa bwiza bw'Imana. Icyambere ubutumwa bwiza n'ubw'Imana, ngo ubwo yasezeranye kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera uvuga iby'umwana wayo wavutse mu byaro rwa Dawidi ku mubiri kandi werekana n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana. Nivuga ngo ubutumwa bwiza nuvuga kuri Kristo. Kubera iki Kristo? Ubundi abantu bavutse ari abanyabyaha kubera yuko Adamu yakoze icyaha, abantu bose bakomotse kuri Adamu bavuka ari abanyabyaha. Noneho kuvuka ari abanyabyaha bituma bavuka batandukanyijwe n'Imana. Ni iki Imana yakoze kugira ngo bano bantu bongere biyunge n'Imana? Nuko yatanze umwana wayo kugira ngo noneho cya cyaha cyatumaga uyu muntu akwiriye gutandukanywa nayo akanarimbuka by'iteka ryose, kuko ntago biravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urupfu bavuga hari ntago urupfu bisanzwe gusa, ahubwo ni ukurimbuka by'iteka ryose mu rutazima. Rero abantu bakwiriye kurimbuka mu rutazima bizagenda gute kugira bayunge n'Imana? Rero Yesu yaje yishyiraho igihano cyabo kugira ngo nibizera yuko iki gihano yakishyizeho mu cyimbo cyabo bibaheshe kongera kwiyunga n'Imana, kuko Imana mu bucamanza bwayo ntiyakemera kubana n'umunyabyaha kandi ari umunyabyaha. Rero yishyuye ikiguzi kugira ngo uyu muntu ashobore kongera kwiyunga nayo. Rero ubutumwa bwiza nuko Kristo yaje apfira ibyaha byacu kugira ngo twongere kwiyunga n'Imana, kugira ngo umuntu abihabwe nuko yizera Yesu Kristo wapfira ibyaha bye. Bityo iyo umuntu amwizeye Yesu yabaye ubuzima butunganye, ntiyakora icyaha. Ibyo rero iyo umuntu amwizeye abimubaraho, bigatuma rero ubarwa nk'aho uri intungane imbere y'Imana, atari uko watunganye ahubwo ari uko wahawe ubutungane bwa Yesu Kristo buguhesha kwemerwa n'Imana, kuko Imana ntiyakwemera ufite ibyaha kandi ukwiriye kurimbuka. Yesu yarimbutse mu cyimbo cyawe, ahanirwa igihano wari ukwiye guhanwa kugira ngo numwizera ubabarirwe. Kubabarirwa rero bishingira kuba Kristo arapfira ibyaha byawe, akaguha gutungana kwe cyangwa se gukiranuka kwe kuguhesha kubana n'Imana. Ntarajya kwa Israel kuko ikibazo mwaje nicyo nza kumubaza nawe ndetse na Dr. Norman. Muri ubwo butumwa bwiza uvuze kwihana birazamo gute, birahurira he? Ahantu kwihana biri buzeremo nuko bisaba kwemeranye n'Imana ibyo kuvugaho. Icyambere ibyo yivugaho ubwayo, kuko ikibazo dufite nuko dufitanye ikibazo n'Imana kubera ko twarayigomeye. Yaduhaye amategeko ntitwayumvira. Tumaze kutayumvira bivuze yuko hari uburyo noneho twigometse ku buryo Imana ishaka ko tumera.
hari uburyo iri, hari uburyo yisobanura, hari uburyo yivuga, ariko abantu banze kuyumvira uko nguko. Bityo rero kwihana ni ukubanza ukamenya iyi Mana ninde, ni iyi, ifite izihe kamere, kuko hari abantu bafite imana zitandukanye mu mitwe yabo. Rero ugomba kwemeranya n'Imana uwo yihishura iriyo, kandi Imana yishuye mu byanditswe byera muri Bibiliya. Rero utemeranya n'Imana uwo iriyo, ni ukuvuga ngo ujye kwihana rero uhindura imyumvire wari ufite ku Mana wari usanzwe uzi idahura n'uko yishuye ubwayo, none ukagira imyumvire y'uryo Imana yishuye. N'Imana yishuye ko ari Imana yanga icyaha, igira umujinya. Ibyo ukabimenya yuko biri mu Bibiliya. Iyo utarabimenya ko Imana yanga icyaha, hari ukuntu abantu bavuga ngo Imana ngo yanga icyaha, ngo yanga icyaha ngo agakunda umunyabyaha, ariko izajyana umuntu wakoze icyaha mu muriro, n'uwo uzarimbuka. Ntabwo ari icyaha kizatandukanywa n'umuntu ngo kijyanwe ku ruhando, ya umuntu niwe uzarimbuka, kandi ngo azarimbuka azajya mu rutazima. Ni umuntu, ntabwo ari icyaha. Rero ugahita ubona yuko ugomba kwemenya n'Imana ko yanga icyaha ku rwego rw'uko izarimbura umunyabyaha mu rutazima. Icyo kintu cyo kubanza kumenya Imana. Ikindi ukamenya ko icyaha noneho ukagira imyumvire ku cyaha nk'uko Imana yumva, yuko icyaha ni kibi ku buryo gikwiriye kurimbuza umuntu. Nyine ku buryo gukora icyaha nk'urugero, kubeshya gusa, ko bizagutuma urimbuka by'iteka ryose, ubabazwa iteka ryose. Iteka ryose mvuga ngo ni ukubabazwa nyine bidashira, ibihe bidashira. Icyo cyaha rero kizana ubukana bw'igihano kingana gutyo, ukacyemeranya nacyo gutyo. Wagize ukabona yuko ukeneye umucunguzi noneho uri butange ikiguzi kugira ngo utazajya aho hantu. Rero no guhindura ukagira ibitekerezo ku Mana bijyanye n'ibyo Imana ivuga, ukagira ibitekerezo ku cyaha nk'uko Imana ivuga, noneho n'umucunguzi ukagira noneho ibyo umumenyaho yuko igihano ari bufate kiri buze kwishyura iryo deni ufitiye Imana yuko wayicumuyeho. Urakoze cyane Dr. Edi. Israel, ikibazo cyenda gusa n'icya Edi. Mbere yuko tuvuga kwihana, niba ari intambwe iterwa n'umuntu wumvisha ubutumwa bwiza, banza tubwire ngo ubutumwa bwiza ni ubuhe, buvuga iki, bugizwe n'iki, hanyuma buhurira he no kwihana? Okay, muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Niya mubibona muri no murongo, Yesu Kristo ahamagarira umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza kwihana akemera ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Iyo ngiye kuvuga ubutumwa bwiza nda mu magambo make, ndavuga ibintu nka bitatu: Imana, umuntu na Kristo. So hari inkuru mbi yuko Imana yera, umuntu akaba ari umunyabyaha. Niba Imana yera, ntago yabana n'umunyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise tukababwira yuko Imana ari umucyo, muri yo nta mwijima na muke. Ikindi, umuntu yakoze ibyaha. Mu itangiro 6:5 haravuga ngo Imana ibona ko ingeso z'abantu ngo zari mbi cyane, ngo kandi iby'imitima yabo yibwira ni bibi gusa iteka ryose. Rero uko niko umuntu ameze, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. So nukuvuga ngo Imana ije guha iby'umunyabyaha kwiriye, yamuha urupfu. So umunyabyaha ni umuntu wese? Yego, kubwa kavukire. Zaburi ya 58 umurongo wa 4 aravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Zaburi ya 51 umurongo wa 7 aravuga ngo dore naremwe mu gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 3 aravuga ngo natwe twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. So umuntu wese ni umunyabyaha? Yego. Hari abantu batatu uvuze umunyabyaha, uvuga Imana, uvuga na Kristo. Kuri Kristo sindahagera. Ndashaka utararinda kuri utaragera kuri Kristo. Yego. Nibura twumvisha umuntu, byose umuntu wese dukurikiye ariyumvise. Ariko none tujye kuri uwo muntu wa kabiri. Hari ikintu mu kanya Davuze aravuga ngo abantu bafite Imana zitandukanye n'ibiki. Ariko si Imana dufitanye nayo ikibazo nk'abanyabyaha ni iyihe? Ese ni ya indi ya Buddha tujya twumva, ni Allah y'Abayisilamu, hari sinzi niba concept ari imwe, personalities zitandukanye. Ndagira ngo nk'uvuga none ku Mana. Yego. Iyi Mana itandukanijwe nayo irahura hehe n'uyu muntu, hanyuma na Kristo araza kwinjiramo gute? So Imana ni umuremyi. Wavuze ngo ara ngo Buddha, si nkaho hari izindi Mana wenda z'ukuri, noneho hakaba n'Imana y'ukuri yindi wenda itanga agakiza. Hariho Imana imwe rukumbi, umuremyi w'ijuru n'isi, ibindi byose nibigirwamana. So iyo Mana rero yaremye umuntu. Kurema rero ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko nimba yaremye umuntu ari accountable to God. Imana izamubaza uko yagenje ubuzima yamuhaye.
muri Yesaya niyo bavuga ngo nzanire umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye ngabona aremeye icyubahiro cyanjye. So iyi Mana rero yakuremye ifite umugambi, ifite impamvu yakuremye, icyaro no kwigomeka kuri iyo Mana. Ikindi Imana ni Imana yera, ni Imana kandi y'ubutabera. Muri Bibiliya avuga ngo ntizareka umunyabyaha igenda itamuhannye kubera ko byaba atari ubutabera. Rero iyi Mana niyo twacumuyeho, we mucamanza w'abari mwiza. Then niho Kristo azira rero. How umunyabyaha azabana n'Imana yera. Niho tugera kuri ya ngingo ya gatatu ariwe Kristo. Muri Kristo ni mu rukundo rw'Imana rwahishuriwe. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 8 aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo bo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ijambo tukiri ry'ingenzi. Ntabwo Imana ategereje ko tuba beza, ko turekera gukora ibyaha ubundi ngidukize. Imana yerekanye urukundo rwayo bo Kristo yadupfiraga turi abanyabyaha, yishyiraho ibyaha byacu n'igihano cyabyo. Yesu Kristo ari ku musaraba yaratatse ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Tekereza, ntabwo Yesu Kristo yateye imisumari wenyine. Igisambo cyateye imisumari kiri hano ku ruhande, n'ikindi cyateye imisumari. Yewe na Petero bwe yabambwe acuritse. None ni cyatumye Yesu Kristo ataka ngo Mana yanjye ni ikikundekesheje. Nuko ari yikoreye ku musaraba icyo igisambo cyano ni cyano bitikoreye, ibyaha byacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ntabwo ari ibyaha byacu gusa, ahubwo n'igihano nari kumara iteka ryose fata. Yesu Kristo yaragifashe. Nyuma y'amasaha 3 arataka cyane ngo Mana yanjye yikikunde, arataka ngo birarangiye. Sorry. Igihe bango birarangiye ni ijambo bango tetelestai, birishiwe. Arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka. Mu kuzuka bivuga ngo arazuka kugira ngo dutsindishirizwe. Igihe yazukaga ni nk'Imana yari yemeye igitambo yatanze mu cyimbo cy'abanyabyaha. Nuko rero Imana ihamagara umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza kwihana akizera ubutumwa bwiza. Nimba wumva rero kwihana naha bijyana n'ubutumwa bwiza, ni response, ni igisubizo Imana isaba umuntu wese wumvise. Ntabwo inkuru nziza igiba nziza ku muntu utiyanya ngo yizere, kubera ko simple kwihana wenda turaza kubigeraho mu mwanya wabyo. Niuza kutubaza ikibazo turaza kubona ko ni iby'ingenzi nibura ubutumwa bwiza ni buri ukubera bwiza. Amen. Kagarukiraho. Urakoze cyane. Ibyo byose udufashije kumva uko kwihana bizamo, aho umuntu udukurikiye ahurira nabyo. Bijya shobora kuba ijambo riri mu kirere gusa. Katujye kwa Norman. Ndenda kukubaza ikibazo ariko niba hari icyo wenda gakongeraho mu byo bavuze urabyemerewe. Icyo nshaka kubaza ni iki ngiki. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu yavuze ngo kwihana nyakuri. Ese habaho kwihana kutari kwa nyakuri? Ikindi kintu nshaka wenda ko wagarukaho nicyo Israel arangirijeho ngo umuntu ukizwa n'uwihaniye akizera. Ese umuntu ashobora kwihana nako umuntu ntashobora kwizera ntiyihane? Nizeye ko Kristo ibyo yabikoze koko, niba that's all it takes. Kwihana, what's the point? Wenda cyo bazaza kunyisobanura neza kugira ngo wumve essence yacyo. Ariko reka dutangirira aho ngaho. Dutangire kuvuga ngo ubundi kwihana ni iki? Hari ukwanya kuri nuko utari ukwanya kuri. Kwihana nakita persuasion. Kamvuge persuasion ituma uhindura imitekerereze yawe. Repentance ni ijambo rishya. Ni rishya ntabwo turizi neza. Bibiri ko mu rurimi rwacu no mu Cyongereza. Iryo jambo repentance risobanurwa neza mu Kigreek. Risobanura guhinduka. Guhinduka no guhindura. Guhinduka no guhinduka. Guhindukira. Ntabwo ari guhindukira gusa, no pursuing, gukurikira ikintu umaze kwemera. Now ni cyaki ngiye kuza kuri cya kibazo cyo. Niki kinyemeza? Niki gituma mpinduka? Mva. In fact kwihana nukuva mu bibi ugahindukira
mu by'Imana igusaba ni uguhinduka ukava mu byo wakurikiraga ugakurikira icyo umaze kumva n'icyo urimo kumva. So uburyo ubyumvamo bizaguhamiriza n'ibyo wumvisha ari ukuri. Now ubutumwa bwiza nibwo bupaswedinga bunyemeza. Ubutumwa bwiza Vital, ntabwo iyo tubwiriza ubutumwa bwiza tubwiriza idini, ntabwo tubwiriza system, ntabwo tubwiriza do's and don'ts mu Kinyarwanda. ibyo ugomba gukora n'ibitagomba gukora. Ntabwo ubutumwa bwiza bubanziriza do's and don'ts. Ntabwo banziriza, ntabwo banzirizwa. Tubanzirizwa deka, akira, rigira iki. No. Ubanza kugaragariza. Ukavuga urimo kumbwira iki. Ubutumwa bwiza nsubiyeho hari ubwo ubutumwa bwiza uburyo bupaswedinga n'umuntu yabivuze tangira uvuga iyo Mana, the character of God. Imana igizwe n'ibintu byinshi cyane. Akenshi tuvuga kwihana tuvuga gusa area ya repentance of sin, ariko ubutumwa bwiza bugize totality of the character of God. The character of God, ubumana bwuzuye, not just repent of sin. Erekana abantu character y'Imana. Icya kabiri, erekana umuntu uko ateye. Umuntu ntabwo yitwa umunyabyaha bitewe n'ibyo akora, biterwa n'uko ameze yaremwe. Persuade and werekane isi uko Imana iteye, werekane character y'umuntu, ububi bwe ariko umwereke n'ubwiza bwe, yaremwe mu ishusho y'Imana. Ikindi kintu urimo kugenda upaswedinga umuntu, mwereke yuko Imana nayo yatanze igisubizo. Nibwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Imana yaratanze igisubizo mu byakunaniraga, Yesu yaragitanze. In the end ukamwereka ati decision ni yawe, either you believe or not. Umuntu akihitiramo. Ngewe Vital numvisha ubutumwa bwiza, navuze ijambo rimwe kandi njya kuvugana, navuze ngo ubu butumwa ndimo kumva ninsanga ari byo nzabukurikira, ninsanga atari byo forget. I was persuaded. Ntera intambwe, faith, kwizera. In fact kwizera duhabwa n'Imana, ariko ugomba kwizera ibyo ufite, ibyo wumvise. After that uko kwihana kwawe no guhindura imitekerereze yawe niyo kuganisha hariya. So true repentance ugomba kuba ari persuaded, ugomba kwemezwa n'ibyo wumvise. Ni nayo mpamvu Vital intumwa babaye persuaded n'ibyo bumvise n'ibyo babwiwe, bituma bagera no ku point yo gupfa. Ntabwo Vital n'aba bose barimo kutwumva, ntabwo ushobora kwizera umwuka icyuka kiraho gutanga ubuzima bwawe. Now false repentance, in fact repentance ntabwo ari ukubabazwa gusa n'ibyaha byawe, kuba remorseful, ariko ukamvuge ngo true repentance igira n'imbuto. Imbuto hari ubwo tuvuga ngo imbuto z'abihani. Akenshi abavuga butumwa n'abanditsi n'iki tukunda guhagararaho gusa ngo imbuto zerekana abagize iki, abihani. Ni izihe mbese? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Umuntu wese wihaniye, umuntu wahise wahindukiye, umuntu wese upaswinga
gukiranuka kw'Imana cyangwa iby'Imana isaba hari imbuto. Rero niba ushaka kumenya niba hari false repentance cyangwa iki, ubareba mu mbuto zabo. Ese uriya muntu ibyo yizera biragaragara? Nuko navugaga, sinzi niba mbisubije, ariko there is always false repentance. Reka nsubire kwa Israel, mbone kugaruka kwa Eddie. Hari ikintu waruvuze mu kanya nanone nagarutseho, ashaka kugira ngo expanding. Uravuze ngo ngewe vitari umunyabyaha, bavukiye mu byaha, sibyo? Gakavukire yanjye imyanditswe y'ikotinga nagaciriweho iteka. Umbwiye yuko iyi Mana kugira ngo niyunge nayo ubundi kuri jye ntibishoboka, ariko Yesu yampfiriye ku musaraba, igihano cyanjye arakikorera cyangwa aragihanwa nk'uko wabivuze. Uyu munsi ufite uburenganzira bwo kuba nakwiyunga n'Imana umuremyi w'isi n'ijuru nk'uko wabivuze. Ariko urangije wongeramo akana agasubyo, uravuga ngo nintizera ngo nihane ntibikunda. Noma natubwiye cyane kuri kwihana no guhindukira. Ikibazo mubajije actually nicyo nawe ndi bukubaze, uko kwihana niki? Ariko se uburyo bwanya bwo gukora, kuko niba hashobora kuba hari false repentance, ntabwo nshaka kuza kwisanga nihanye ariko nkihana uko bidakwiriye. So nshaka gusobanukirwa kwihana niki, nkaza gusobanukirwa ngo kuri vitari wamaze kwizera aya magambo, ariko mbwiye ko biri munsabe kwizera no kwihana, bijya gusobanukirwa nuko kwihana ko niki kandi ndagukora gute kugira ngo kube ari ukwanyako atari kuri false, uko ikinyoma. Hano hari definition yanditse, kwihana kuza n'ubuzima ni ubuntu bukiza, aho umunyabyaha yumva neza ibyaha bye, akumva n'imbabazi z'Imana muri Kristo, afite agahinda no kwanga ibyaha bye, agahindukira Imana akava mu byaha, afite intego yuzuye kandi agahanira kumvira. So ndagenda ku murongo. Icyambere nuko kwihana kuza n'ubuzima, kuza n'ubugingo buhoraho, ni ubuntu bukiza. So no kuvuga ngo haba harimo grace y'Imana, hari akaboko k'Imana kaba karimo. Tubibona nko mu byakozwe 11:11 avuga ngo Imana yahaye abanyamahanga kwihana guhesha ubugingo. So ikindi, umunyabyaha yumva ibyaha bye, Eddie yabivuzeho, yumva yuko yacumuye ku Mana. Nigeze rimwe umuntu anyandikira yendaga gucwara kwiyahura, yabimbwiye nyuma bitarabaye, arambaza, David, ndamutse ngiye gupfa nkihana ibyaha najya mu ijuru? Ndambwira ati wajyayo cyangwa ntujyeyo. Impamvu yabyo nuko uramutse ugeze ku munota wa nyuma ukavuga ati sinshaka kujya ikuzimu, sinshaka gushya iteka ryose, none reka nihane, nizera ko n'undi wakwisanga ikuzimu. Ariko ugeze ku munota wa nyuma ukabona yuko icyaha wagikoreye Imana yera, urayihemukira, kizana ingaruka zingana kuriya, ukagira agahinda kabyo, ukumva ugize sorrow for sin, none ugatumbira Kristo ku musaraba ibyo yagukoreye, ukajyaho nka cya gisambo cyo ku musaraba ngo unyibuke nugera mu bwami bwawe, mbabarira kuko ndi umunyabyaha nk'umukoresha w'ikoro, nizera ko wajya mu ijuru. Ubwo izo difference zirimo n'ebyiri, nuko agahinda kamwe kamenya ibyaha ariko kabona umukiza, kagize kwihana kumwe kwamenye ibyaha kwakoreye Imana, kurangije kubona na Kristo igitambo yatanze. Na ukundi kwihana kurirebaho, ntigushaka kubabazwa gushya iteka ryose, kuri selfish, kuri motivated n'ubwoba, ukundi ko kuri motivated n'urukundo. Gusa ntibirangiriraho, nubwo umenya ibyaha wakoreye Imana, ukamenya n'ubwiza bwa Kristo, ugera agahinda kabyo. Rero ndasoma icyanditswe kimwe aho Pawulo mu Bakorino ba 2:7-9 kugeza ku 10 bavuga ngo none ndishimye, cyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. False repentance ni agahinda kababajwe, ugira ni ukwihana kugira agahinda kababajwe nuko hari buzi igihano, hari buzi ingaruka, ku buryo izo ngaruka zivuyeho wakomeza ugakora ibyaha.
ariko kwihana nyakuri kugira agahinda ko wababaje Imana ukunda. Ku bw'ibyo naho igihano kivuyeho ndamaramaje sinsubiramo hariya. Niyo mpamvu muri definisiyo natanze ni uko birangira umunyabyaha ahindukiye akava mu byaha akagana Imana, akagana Kristo Yesu. ukiri aho ngaho ikibazo cya nyuma mbere ko njya kwa Dr. Edi, ukuntu usobanuye ijambo kwihana, yego mama yavuze guhindukira, yego ayivuga nka concept yego isobanutse mu buryo bw'ubwenge nakumva nkavuga ngo no guhindukira. yego Uko bisobanuye ukizemo agahinda, kandi agahinda ni amarangamutima. yego Ese umuntu uvuze ko yaba kwihana kuri false cyangwa kuri kutari uko kuri byose harimo akantu k'agahinda, ariko agahinda kari motivated n'ibintu bitandukanye. Ese ushobora kwihana nta gahinda, nta concept y'agahinda irimo atone, nta gahinda na gake yagize? Ntekereza ko bidakunda, kuko se niki cyaba gitumye, kuko urumva ijambo kwihana rigiye bakoresha regret muri Bibiliya z'icyongereza, kwicuza. Ntago wakwicuza utagize agahinda. Ubundi se niki cyaba gitumye bikora? Mpamye yuko ahangaha tubonye ko muri definition bitanze ivuga ko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana. So kwihana guturuka muri aka gahinda. Umugabo umwe wigeze uvuga ngo kwihana ni uguhinduka kw'imitekerereze gutera guhinduka kw'amarangamutima bigatera guhinduka kw'imyitwarire. So bihera mu bitekerezo. Niyo mpamvu Norman ikintu yavuze ko hari igihe abantu biteranye ikintu bita imbuto zikurira bihannye. Ni imbuto, ntabwo ari ukwihana. Kwihana gutera imbuto, ariko izo mbuto si zo kwihana. Kwihana bihera mu bitekerezo. Ntabwo igisambo cyo kumusaraba tuzi ibintu byinshi cyakoze, cyambaje Kristo Yesu kibona ubugingo buhoraho, ariko cyageze imihindukire, imitekerereze itandukanye, kigira n'agahinda kubw'ibyacyo, kirangije cyambaza Kristo Yesu. Ariko tekereza gato ku muntu witwa Esawu. Bibiliya ivuga ko Esawu nawe yagerageje kwihana, yewe n'amarira menshi, ariko ngo ntibyamukundira. Kubera iki? Esawu ababajwe nuko arekeye kuba umutware, ariko ntatekereje ko icyo kintu yakoze imbere y'Imana cyayibabaje. Izo ni ingero ebyiri zo kwihana nyakuri no kwihana kutari ukukuri. Okay, nakanyuma just a commentary. Hari abantu bavuga bati kwihana nimukajye mubihindura amarangamutima, mubihindura amarangamutima kugira ngo mukure mudufatishe, natwe tukababeshya ko turimo kwihana tukarira amarira, noneho mugadufatirana nayo marangamutima mugatangira kuducuruza imitungo yacu n'ubutunzi bwacu. Nyamara ubundi umuntu ashobora gusoma Bibiliya ntasimo n'amarangamutima akamenya ko inzira agenda atariyo, agahindukira. So bene nk'icyo ngicyo kivuga iki wowe? Ntibikunda amarangamutima nagari ikintu cy'imbere na mbere. Iyo afashe umwanya munini aba ikintu kibi, urabyumva? So urabona nimba ufashe imodoka itwara ya rukururana, hari aho shoferi aba ari, reka twite fact, dufate kiriya cy'inyuma tukite feelings. Iyo ufashe feelings zikaba arizo zijya imbere, wenda noneho fact zikaba ibya rumoro kiri kuri kukajya inyuma, amarangamutima akaba yabanza, byaba ari ikibazo. Ariko buri gihe n'urukundo, nimba navuze ko mu kwihana habamo ikintu cy'urukundo kubera ko ukunze Imana. So byahereye muri understanding kumenya ko icyari kibi, ariko ntibirangiriraho, bizana n'amarangamutima. Ugira agahinda k'ibyaha gatera decision, none gufata wa mwanzuro wo kumaramaza, guhindukira. Rero amarangamutima si mabi buri gihe, yega ashobora kuba mabi, ariko inyigisho ivuga ko amarangamutima ari mabi ibi ifite ikibazo kubera ko amarangamutima n'Imana yaduhaye. Yego. Mr. Edi, ikibazo ngiye kubaza kiravuga, kamaze ngistating nkubwira impamvu nyikubaza. Kiravuga ngo ese kwizera no kwihana habanza iki? Impamvu mubaze icyo kibazo kirinda gusa n'ibyo nayimbwiye Israel, nuko uri muri Bibiliya ukara na practice dukora uyu munsi, ubu wasanga kukwihana abigisha benshi, sinzi niba bakiri benshi, unfortunately bashobora kuba barabaye bakeya, bakunda kubisubiramo kenshi, rimwe na rimwe ikabajyana kwishwa mu buryo bwa manipulation. Umuntu akavuga ngo iyo ubonye ukuntu uriya muhungu yaje asanga se, sibyo? Prodigal son, umwana w'ikirara, asanga se ntabwo ategereje ngo abanze arire yikubangure hasi, ategereze ngo abanze arire aca ibintu. Se yaramusanganiye, aramubwira ati you are restored, usubijwe mu bintu byawe byose. Bikanazamo kuvuga ngo
ukuntu Bayisirayeli badescribinga kwihana n'ukuntu Dr. Norman yasobanuye kwihana ni imirimo kabisa. Ni nko kumbwira ngo n'umurimo uri required kugira ngo kuko wumvisha iyo process ngo guhindukira ngo kuba amakuru ngo menya ngo agahinda n'ibiki bihindutse imirimo. Bihindutse umurimo kandi nzi ko kwiyunga n'Imana no kwizera Kristo atarimo imirimo. So umuntu akavuga ati okay niba biza wenda nyuma yo kwizera umuntu avuga ati ni ya mirimo yindi nk'indi yose dukora nyine nyuma yuko twizeye. Ariko niba biza mbere yo kwizera uvuga ngo ni umurimo ni udukiza. Ariko same time ukabonye kavuga ariko se niba biza nyuma yo kwizera ko hari imirimo nyine za progressive ubwo sura mutaje ukazaza nyuma y'imyaka 15 narabanje kuba pasteur aricyo bitwaye. So ndagira ngo dufashe habanza iki ariko uzirikana izo significance cyangwa consequence y'igishobora kubanza muri ibyo byombi. Biba bivuze yuko kwihana ari uguhindurira imyumvire n'imitekerereze ari ufite ku Mana ku cyaha none ugahindukirira Imana. Rero kandi ibyo bihera mu kuba wamenye wagize ibyo umenya wamenye cyambere ubundi ukuntu umuntu ameze ubundi ntago abantu bari neutral muvuga ngo barimo hagati umuntu avuka ari ku ruhande rwa Satani nyine ari ku ruhande rwa Satani nibyo birivuga yuko ngo namwe abari bapfuye muzi ibyaha n'ibicumuro byanyu ibyo mwagenderagamo mukurikiza imigenzo y'isi umwakurikiza amategeko ikirere ngariwe mukorera mbatumvira ngo mwakurikizaga ubwo mwami nuvuga ngo rero abantu byo byumvikana yuko abantu ntago bavuka bari neutral ngo uraha ku buryo ngo ukeneye decision kujya ujyaha cyangwa ujya oya tuvukira mu butware bwa Satani. Rero ubwo butware kugira ngo ubuvemo nuko hari amakuru wamenye kandi aya makuru umenya ni ijambo ry'Imana n'ubundi umenya. Iri jambo ry'Imana rero kimwe mu bintu rigwishurira nuko hari uryo Imana iri ugomba kuyimenya gutyo kandi uko imeze nyine niyo myumvire yawe urayihindura kuri icyo kintu. Ese Imana nizera imeze ite? Ese ntago ari ikigirwa Imana mfite? Rero ntago nkuko David yize kwivuga ntago Imana ari nyinshi. Iyi Imana imeze ite? Rero uku kwihana harimo no guhindura uburyo wumvaga Imana ariyo kuko hari abantu bumva ngo Imana ni umuntu ngo ari bugenda akiyambaza ko akayikeneye mu bintu bye niba akeneye ko bimufasha muri business ayigera. Iyo myumvire ku Mana ntabwo ariyo. Imana ikwiriye gukundwa kuko yaraturemye. Noneho iyo rero ntago wakizera Imana utabanje kumenya yuko utemeranya nayo uburyiriyo ngo nayumvire. Rero abanza kwihana ko biravuga ngo mwihane ngo mwizere ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo urihana ukanga ugatera umugongo ibyo wumvaga kari byo wangiza kubitera umugongo ugahindukira Imana. Reka se nk'udisaguringamo gato urabyumva. Ngewe iyo tugeze ku kintu cyo kuvuga ngo kwihana no kwizera n'iki kibanza ntago ntekereza ko Bibiliya ibigaragaza mu buryo ari kibanza ikindi kigakurikira ni ibintu bibera icyarimwe. Ndagurugero nk'ibyanditswe byinshi aho twasomye muri Mariko tubona ko havuga ngo mwihane mwemere mwizere ubutumwa bwiza. Yewe no mu byakozwe n'umwa 20:20 mwavuga ngo nahamirije abayuda n'abagira iki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu. Umva ko bavuze kwihana no kwizera. Ariko harahandi dusoma noneho nko muri Luka 24 ibyakozwe n'umwa 3:19 ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Nta kwizera bivuzwe. Ahandi dufate mu Efeso 2:8 mwakijwe n'ubuntu ko kwizera ntibyavuye kuri mwabwo n'impano y'Imana. Ntabwo kwihana bijemo. Uzi impamvu nizera ko aha kwihana kose ni ukwihana kwizera. Kwizera kose ni ukwizera kunihana. Ntabwo umuntu yakwihana ngo abatizeye. Ntabwo umuntu yakwizera abatihanye. So iyo struggle kujya kubanza kimwe ugakurikizaho ikindi yagushyira muri danger kuba hari umuntu waba wizeye atarihana cyangwa akaba yarihannye atarizera. Nizera ko ari ibintu bibera icyarimwe wenda terime nimba muhuza ni ikintu kibera icyarimwe. Uwihannye wese aba yizeye uwizeye wese aba yihannye. Hari ibintu biba ku buryo utapfa kumenya ngo habanje nk'urugero Bibiliya ari amajambo rero ese kuvuka bwa kabiri no kwizera nibyo bita kuba being born again and believing which one comes first. Nuvuga ngo ntiwakizera utavutse bwa kabiri
kuko imana ni ibyaro bwa kabiri ubwo iyo ni topic yindi ariko icyo David avuze nicyo yuko nta muntu wihaniye by'ukuri utari bwizere kuko icyo turi kuvuga ni ukwihana guhesha ubugingo buhoraho noneho kukaba nyine kuranga uwizera Kristo nyakuri rero ntabwo wakihana none ngize ngo ntiwizere nka cya gisambo cyarihannye kirizera ntabwo wavuga noneho ngo narizeye ariko ntabwo nigeze nihana nose byagenze gute rero ibyo avuze nibyo bigenda kimwe bikajyana ku buryo utagira kimwe udafite ikindi rero nibyo rero nicyo navugaga yuko nyine bikwiriye urakoze Vital iyi topic iyo dutangiye kuvuga kwihana kwizera byabaye controversy muri church history ese umuntu akizwa ate ese uruhare rw'umuntu ni uruhe ariko nk'uko babivuze ngira ngo ibi bizatuma n'abantu badashyira ibintu byo bikuriyetinge biremeye mu ntekerezo especially preachers n'abandi bantu aha rero izi conclusions ebyiri ziravuga ngo it is an act of God it is divine ni ikintu urareba yuko wowe nk'umuvugabutumwa abavugabutumwa wowe uvuga ibya Yesu ukavuga ibyo byose twavuze urimo kubibwira umuntu nawe arimo kumva persuasion yo kwemeza umuntu nta ruhare rubifitemo wowe uravuga now ni nko transmitting information urimo kubwira Vital ndamubwira now aya magambo aremamo umuntu ibintu bibiri kwizera faith ibi bintu arimo kuvuga ariko reka nguce mu jambo yavuze ikibazo kuko ibi bintu mwese muvuze mukanemeranyaho yuko bibera icyarimwe usanga nyine bisa naho n'uyu munsi nanjye wakijijwe bakimbwira ngo nihane ese kwihana ni ikintu kibaho cyagiye nyizera bikarangira cyangwa ni ikintu kinakomeza mu buzima bwawe kuki abantu bakimbwira ngo nihane kandi nzi ko nihanye cyagiye nizera abantu niko badasobanukiwe ibyanditswe hari ijambo rivuga ngo twarakijijwe turimo gukizwa kandi tuzanakizwa it was an event byarabaye wa munsi nemera ubu nabwo ndi muri process ndimo kugenda mpinduka wa munsi wa nyuma nibwo iba total salvation so ubwo rero abantu ntibabimenya ugatangira ugashyira abantu muri labels mu ndorerwamo ubwo rero hari ibintu bibiri abantu bavanga hari confession kwatura hari ukwatura watura iki waturira ndi ni kuki watura Bibiliya ivuga ngo mwaturire bagenzi banyu yego niba ufitanye ikibazo one to another repentance is usually done on the side of God yabivuze na repentance ni ukugira ngo ugire ubusane bwawe n'Imana na mugenzi wawe ariko iriya repentance iriya ni ya indi kuba no more than remorse hari iriya emotions yavuze ntabwo ushobora guseparatinga emotions why ni ibintu bibiri ufite guilt hari ikintu kigukomanga and shame ni pfunwe ni iki ntabwo ibyo bintu ushobora kutabigira iyo umaze kumva yuko uri umunyabyaha emotions zigomba kugaragara ahubwo wabivuze abantu benshi hari ubwo batakinga emotions z'umuntu ntizitume uhinduka ariko emotions za zindi ziri divine nizo zituma ahubwo ubivamo so
sinzi niba nsubije nashaka ahubwo kugira ngo tucyongereho ngeze kwa Israel. Niba hari ikintu wenda kongeraho uracyongeraho, ariko nyuma yo kucyongeraho unatubwire ku kintu avuze ngo hari itandukaniro hagati yo kwihana no kwatura. Yego. Ariko reka none twe gukomeza kuba aba theologian kuri iyi tujye no mu buzima bwacu busanzwe. Concept yacu yo kwaturirana. Yego. Hari ababikora mu buryo butandukanye. Kandi buri muntu wese yemerewe kuba yemeranya nabyo cyangwa ntiyemeranya nabyo. Hari abavuga bati mbere yuko winjira mu cyumba cy'amasengesho cyangwa muri church. Urumva? Yego. Umuntu wasanze ibyo byose no kwizerwa abanza umwaturire. Hari abandi bavuga bati biriya bintu byari ibintu bya kera byararangiye, ibyaha uragirwa byaturira Imana bikaba birabaye. Hari abagira penitence yarya, penitence. Aho ujya mu cyumba runaka ukaturira umuyobozi wawe mu by'umwuka cyangwa padiri, niko abantu benshi babifata, ugasanga uramwaturiye nyine. Hari n'ubivuga nawe jewe mfite mentor witwa Eddie, yaragoze cyane nzajya kwaturira. So ndagira ngo nubwo ushobora kwigarukaho muri concept kose nshaka kubuza kuvuga concept, ahubwo natubwire muri practice nk'umunyarwanda kano kanya uduteza amatwi kandi urimo gufata ibintu nk'atari ibintu byo kwiga gusa, ari ibintu byo kwaplika mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese ubundi kwatura Bibiliya ivuga kumeze gute? Ese umuntu yagukora gute? Urakoze cyane. Nongeye ku cyo yaravuze mbere na mbere, kwihana ntabwo bijye birangira muri buno buzima. Kwihana kurakomeza, kugira itangiro ariko ni kugira iherezo muri ubu buzima. So ndatanga urugero. Urabona umubyeyi mufitanye isano n'ubusabane. Iyo ukoze icyaha kimwe muri cyo nicyo cyangirika, ubusabane, isano rigumaho. Iyo ugiye kumusaba imbabazi, ntabwo ugiye kumusaba imbabazi kugira ngo ugarure isano kuko niryavuye, ugiye gugarura ubusabane. Igihe twihanaga bwa mbere twagiranye isano n'Imana, duhindurwa abana b'Imana, ariko bihita bizana n'ubusabane. Iyo dukoze icyaha rero, ubusabane nibwo bwangirika, isano riguma ririho. Iyo tugiye gusaba imbabazi rero, kwa kwihana dukomeza dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo ngiye kwihana kugira ngo nongere mpinduke umwana w'Imana, kugira ngo nongere nkizwe, ahubwo ngiye kubera ko hari data nkunda nahemukiye, hari umwuka nateje agahinda, nkajya kwihana. So bo niba ndimo ndagusubiza, kurakomeza muri buno buzima atari ugushyira kuba abana bwo nk'abana. Ngaruka ku kintu cyo kwatura rero. Kwatura Bibiliya biravuga ngo mwaturirane kugira ngo mukire. Muri Yakobo. Kwatura icyambe ntabwo ari itegeko kwatura abandi bantu, watura kubera ko hari impamvu. Ijambo kwatura bivuga to agree with, mpamanye n'Imana. Biravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa, icyano kirakutubara ibyaha no tweze gucumura ibicumuro byacu byose. So buri kwihana kugiramo component yo kwatura, kubera ko bari isengesho ry'imbere y'Imana ngo ati Imana nacumuye gutya nkuko Dawidi yabigenje, urabyumva ukabatura Imana. Iyo bigeza ko kwaturira abandi rero, nimba icyaha nakoze cyafectinze Eddie, ndaturira Imana yanjye nje no kwaturira Eddie, kuko ntabwo Eddie yaza kumenya nimba imbege n'Imana twakemuye ibibazo, ahubwo ndagenda nkaturira Eddie. Niba icyaha nakoze kibafekse mwese, ndaturira Imana, namwe nze mbaturira icyaha nakoze, mbasaba imbabazi. Rero iyo bigeze ahantu umuntu ajya gusenga bakakujyana muri kona bakubwira ngo banza watura ibyaha, mbibonamo ikibazo, mbibona nk'itegeko barashyiraho ry'abantu Imana itatanze. Icyakora hari ibyaha bikomeretsa imitima, byaha by'ubusambanyi, kwica, wenda gukuramo inda n'ibindi byaha biremereye. Aho nubwo wagikora uzi imbere y'Imana ukumva wagira ngo ari nk'ikintu cyakuburutse imbere y'Imana kandi uri sinsiye, kubera igikomere cy'umutima cy'ubugingo. Aho n'Imana dushyize mu muryango witwa itorero na bene data, kugira ngo igihe icyo cyaha wagikoze, nubwo utagikoreye iyo nguyu, ushaka kwegera umukuru w'itorero cyangwa umuntu wo kwizerwa, ukagenda ukamwaturira kugira ngo ukire. Ntabwo bikora nk'itegeko, ntabwo bikora ko baguhasa, ntabwo bikora buri muntu ari wese, ko hari igihe ushobora kwatura umuntu bikaba bibaye bibi, bigiye kuzana amagambo. Rero umuntu wo kwizerwa mu buryo bw'umwuka, ukamwegera ukamwaturira kugira ngo ube healed. Murakoze cyane. Dusa nk'abagana ku musozo, ndabona iminota yatugendanye. Mr. Eddie nako Dr. Eddie nayi nishe titre yawe, ariko ni Miss again, ni Mr. kana Dr. Byose ntabwo uri Miss unless otherwise. Njya ngo dusoza tuvuze ko ikintu cyo kwihana, ariko twakivuze nka concept, dutanga ingero zo muri Bibiliya, dutanga ingero z'ubuzima busanzwe budufasha gusobanukirwa
niba ntacyo bigutwaye ibi bintu warabye experiences wabiciyemo wigeze ugira icyo gihe cyo kwihana niba ari yego dusangiza byakumara iki bya umurimo ugikonsita okay amateri imvugo dukoresha igigorana ukuntu nanjye kuvuga ngo umuntu urimo gutekereza kubikora atarabikora uramubwira iki ariko nibaza ko wabitekereje wese biri genuine atabikora aho nashaka just dusa nk'udusangiza what is the experience like kubicamo kubinyuramo kuri we byari bimeze bite byazanye iki byamaze iki ariko ukarangiza unaho ubuhamya ku muntu ushobora kuba ubuhamya pana ubuhamya ubutumwa umuntu ushobora kuba wadukurikiye uyu munsi wumvishe iki kiganiro twagiranye ku kwihana. Rero twabonye ko kwihana ni ikintu kirimo kuba hari imyumvire ufite ku kintu runaka wangiza ukayihindura ugahindukira bikagaragara no mu bikorwa. Rero ngiye kera nabayeho ndi umunyedini. Paulo ajya bivuga akavuga ngo ibyahindamo yanjye nabitegereje ko ari igihombo kugira ngo nonke Kristo ngo ndetse ni ngo ibyo inatekerezaga ko ari ubutunzi ngo ko byampesha agakiza nyine ndaparaphrasing nabonye karamasa aravuga ngo kugira ngo mboneke ko ndi muri we ntafite gucyanuka kwanjye kuzanwa n'amategeko ngo mfite gucyanuka kuzanwa ngo no kwizera ngo gucyanuka kuva ku Mana wishwa no kwizera. Rero ngiye nabayeho nzi ko nkijijwe Imana iza kumpa kwihana nuvanga ikindi no mu bintu twihana inzira zose twagerageje gukizwamo atari iz'Imana yagene. Nimo Paul abwira abari mu gice cya 10:2 kwa kana avuga ngo ndabahamya ko ngo ndasabira Abisirayeli kugira ngo bakizwe ndabizi ko bafite ishyaka ry'Imana ngo ariko ritava mu bwenge ngo ko bwo batazi gucyanuka ko Imana uko ariko bagerageje kwihajya gucyanuka kwabo bwabo. Rero ngewe nabayeho nigeragereza gucyanuka kwanjye kujya nemerwe n'Imana. Rero kimwe bintu nihannye ni ukubona yuko hari uburyo Imana yagenye dukizwamo nirengagije ndihana noneho ncira bugufi inzira Imana yashyizeho ariyo kwizera Yesu Kristo gusa nkamwizera kugira ngo nkizwe. Rero ibyo byambayeho nari umunyedini nari umwadeperi kera nkora imirimo myiza kugira ngo nkizwe then Imana ingirira ubuntu inyereka yuko Kristo wenyine imirimo itabigizemo uruhare niwe nkiza. Rero narakishijwe noneho anyereka yuko noneho hari ukuntu kera hari ubutuma twabaye hari yuko ushaka gukizwa warangiza ukabaho ubuzima bw'ibyaha ariko birinyereka yuko umuntu ukijijwe agenda noneho abaho ubuzima bugarangwa nuko koko yakijijwe by'ukuri kuko biravuga ngo abikijije ibaha Mwuka Wera kugira ngo abatoze ngo yende ku bya Kristo bibahe. Rero ngenda mbona yuko umwami umumagarira kugenda nanga ibyaha kugenda nkunda Imana biciye byanditswe byera. Niyo mpamvu Imana yampaye itorero kugira ngo nyine nkure mu rugo niba ari icyaha ngaragaweho yuko wenda umwigisha yigishije nyine nkihane mbone ko nkwiriye guhindukira kuri icyo kintu. Niba hari umuntu ntakunda nkabona ko nkwiriye kumukunda niba hari ibintu ntakora nkabona ko nkwiriye kubikora. Rero iyo ni repentance iri continue ihoraho nyine ngendaho usanga buri munsi. Nakoze cyane kuko uvuze izina bwite cy'itorero nagira ngo dufashe tumenye wizera ko kandi urabyemerewe niba ari kubyizera wizera ko umwadeperi wese ari umunyedini cyangwa avugaga ko wowe urimo wari umunyedini. Natangaga ubuhamya bwanjye ko nani umunyedini nabaga muri adeperi nigishwa yuko kujya mu ijuru bisaba kurikorera. Ngeza umusomye Bibiliya mbona yuko ijuru ridakorerwa ahubwo ari Imana y'ubuntu bw'Imana. Icyo kintu nyine ndihana yuko kimwe mu byaha nakoraga ni ugukorera ijuru kandi Imana yaratangiye ubuntu. Okay, urakoze cyane. Sinzi niba wamaze gutanga ubutumwa ashaka gutanga cyangwa niba naguha ndi masegonda 40 ku bantu badukurikiye ukabubaha tukabona gukomeza n'undi. Okay, ubutumwa natanga nuko kwihana nukubona ko uri umunyabyaha ibyaha byawe byagomeye Imana kandi ukabona yuko Kristo wenyine no gukiza igihano cy'ibi byaha. Rero mwizere ubone ko ibi byaha nyine ukwiriye kubitera umugongo ugahindukirira Imana bwo kwizera Yesu Kristo wabipfiriye. Noneho ikige bigaragazwa rero nuko noneho ubaho ubuzima noneho bubereyeho kunezeza uyu mwami wagucunguye. Ukoze cyane Mr. Israel. Ibintu twavugaga ni ibintu wize mu bitabo cyangwa ni ibintu bishobora kuba nawe byarakubayeho kugira ngo usangize gato y'abantu badukurikiye niba nawe byarakubayeho bumve what feels like bimarira cy'ubuzima bw'umuntu ariko noneho unafata undi munota umwe sinzi n'ubwa mu minota 2 wanyuma uratanga ubuhamya ubutumwa ku muntu wadukurikiye. So yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera arankiza. Ni story yambayeho mbere na mbere nakuze mu muryango w'abantu bavuga ko ari abakristo njya gusenga nsoma Bibiliya cyane ariko ndi umunyabyaha ukora ibyaha
ntabizi ko ari ibyaha cyangwa ntabyemera, kugeza igihe nemejwe n'umutima wanjye ko nacumuye ku Mana kandi igihano cy'ibyaha ari urupfu, ndihana ndizera arankiza. Mvuze no mu buzima bwanjye even recently hari ukuntu umuntu nk'umukristo agera akamenyera ibintu by'Imana, ijambo ry'Imana ukagira isoma amasegonda cyangwa nturisome, ukagira ugenda utwita tukatumenyera, bikagezaho bikaba igihe kirekire, bikaba match. Imana inkubita inkoni, irandisipurina nk'umubyeyi, ngera ahantu buri kintu cyose nkoraho falling apart. Nyuma nibwo nisuzumye mbona yuko ndi mu byaha, ndimo ndigomeka ku Mana. Mbwira madamu wenda mbwira ati dufite kwihana, dufite kujya imbere ya data tugashyiraho umwete tukarira ngo atugirire imbabazi. So ndacyabikora ari continuously, ndashaka gukomeza rwose kubaho umuntu wihana. Icyama rwose kwihana kwanjye kukavuza induru nk'uko ibyaha byanjye kuruta uko ibyaha byanjye bivuza induru. So ubutumwa natanga ku muntu unyumvise ni uko kwihana k'umukristo wese kuranesha. Nta mukristo uzagera ahantu akavuga ngo kwihana byaranze. Rwose niba uri muri Kristo, iyi mpano y'ubuntu Imana yikurindiramo wihana. Urabyumva, ntabwo iturindira tujya mu byaha ngo ubuntu busage, ahubwo iturindira mu kwihana kugira ngo ubuntu bukomeze noneho gusaga mu kwihana. Message navuga niba unyumva, nubwo nta cyaha gito ku buryo kidakwiriye kurimbuza uwagikoze, ariko nta cyaha gikomeye ku buryo cyarimbuza uwihariye. Niyo mpamvu nguhamagarira wowe wumva ko uri umunyabyaha ku buryo wumva Imana itakwemera, yuko ujya ku mavi ukegera Kristo wamubwira ati mbabarira njye umunyabyaha. Ndakubwira yuko uyu munsi nawe watsindishirizwa nk'abandi banyabyaha bose. Amen. Urakoze cyane Dr. Norman. Ikibazo ni cya kindi n'ubundi, is it an experience? If yes, ni ikintu cyakubayeho, niba ko cyarakubayeho ushobora kudusangiza uko byagenze, ari ugahereza n'ubuhamya n'ubutumwa abari badukurikiye. Urakoze Vitali, nk'uko nabivuze Befesi cya 2:8 havuga ngo you have been saved, you have been saved, warakijijwe. Iyo ni experience, ni event yabaye imyaka myinshi ishize. Ariko nubwo byabaye, ndashaka kubwira ngo nubwo byabaye event kuri uwo munsi, nk'uko Yesu yabivuze ngo birarangiye, nuko Yesu agikora mu buzima bwanjye. Ntabwo nakubwira ngo perfect, hari standard y'Imana ishyiraho, ntabwo ushobora kuyuzuza whatever, nothing. Si kubw'imbaraga, si kubw'ubushobozi, si n'ibitabo wiga, n'ubuntu bw'Imana. So imyaka yose narakijijwe, ubu ntabwo navuga ngo hari credit niha. Buri munsi ndihana, buri munsi nsaba imbabazi abo mu rugo n'abana, buri munsi ne process irakomeza. Ntegereje wa munsi, nk'uko Paulo avuga ngo ntegereje wa munsi wo gucungurwa. Hari ijambo avuze yo gukorera ijuru. Gukorera ijuru ni ukuvuga ngo ndashaka ngo tubirebe muri ubu buryo. Iyo umuntu amaze gukizwa, cyangwa hari amagambo amwe abantu batumva, amagambo yo gukizwa, amagambo yo kwihana, muri terminology zose biblical muri iki gihe ntabwo abantu bazumva. Ariko iyo umaze kwemera, akatuvuga kwemera umwami Yesu, atangira process nk'iyo nababwiye yo kugenda guhindura. Muri uko guhindura, za mbuto zigaragaza uwo tuvuga ngo za mbuto zigaragaza kwihana, katuvuga imbuto zigaragaza uwo wizeye, ni ya mirimo myiza. Ni ya mirimo myiza abakristo bavuga ngo ndakorera ijuru. Ntabwo ukorera ijuru ngo uhabwe agakiza, ukorera ijuru kugira ngo uzahabwe ingororano. Ikindi abarimo kutwumva yabivuze, nta cyaha kinini cyo Yesu atababarira. Na n'ubu twebwe we are preachers, bose preachers n'abavuga butumwa nta byaha bakora. Rya jambo twavugaga confession, ukwatura, gusubiza ubusabane bwawe n'Imana.
ni fact ukwatura buri munsi usaba imana kugenda kupurifying kukweza hamwe n'ijambo ry'Imana. munyemerere mbashimire Dr. Eddie ni umugisha kuri twebwe buri gihe iyo uje muri studio tukaganira niyo mpamvu tugutumira kenshi so wakoze cyane kongera kugaruka. Eddie abatabizi abone baza ko mwese mubizi sinzi niba Dr. Norman abizi Eddie twariganye cornerstone so inshuti yanjye so nishimiye cyane kongera kugaruka Dr. Israel Dr. Israel kibazo Dr. Israel fine n'umugisha mba nkwiyenzaho kuri X rimwe na rimwe tuganira ariko urabizi ko ndakubaha kandi n'umugisha kwa twakugize uyu munsi. mwakoze cyane. Dr. Norman turagushimira cyane kubw'iyi platform. mwakoze kandi ndizera ko abadukurikiye bayungukiramo cyane. Kuba dukurikiye dusoza ndagira ngo mbabwire ko ngira ngo hari iraza ko ari nk'incamake ibyo n'abandi mwese mwavuze ngira ngo ubwire ngo aho uri hose ukuri kose ukomeze kose ibyo ubamo byose uri umukristo utari umukristo Imana iragukunda ndetse cyane 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 kandi ntabwo yifuza ko ariyo igukunda yonyine irifuza ko nawe uyikunda irifuza ko mukundana irifuza ko muba inshuti irifuza ko uba umwana wayo ikaba so ni nayo mpamvu yashyizeho ubwo buryo bushobora gutuma noneho uwo mubano wongera gusanika kuko ikurema yakuremye igira ngo mubane ariko icyaha gituma utandukana nayo. Rero yatanze Yesu kugira ngo atume hongera gushoboka ko muri we wiyunga n'Imana. Yapfuye ku musaraba hashize imyaka hafi 2000 apfiriye ibyaha byawe kuko nta cyaha yakoze niko wambu cya gisambo cyo kumusaraba cyavuze nabizi ko wowe uri inzira karengane so kwizera igitambo cye kwizera ko ibyaha byawe yabipfiriye yuko igihano cyawe kiguhesha amahoro cyangwa gituma utakomeza kubarwa nkaho uri guilt cyabaye kuri we bikwemerera rwose yuko iyo ibyo bintu byizeye ukanihana nk'uko twabivuze kuko icyo bigukora muri wowe nuko umenya yuko uyu mubano urwo rukundo ukwiye kurusanga ukwiye kubana naro kandi hari ikintu Eddie yavuze gikomeye yavuze ngo kuko Imana nubwo igukunda gutyo ari n'Imana y'umucamanza itakwemera ko ibyaha bigenda bidahanwe nukuri umuntu atabashije kwakira impano ngo yizere Kristo alternative ihari cyangwa ikindi gihari kirababaje cyane ntabwo tukikwifuriza n'umuriro witeka ryose ntabwo tukwifuriza rero turibanda cyane twego turakubwira cyane ngo nukuri ngwino umusange muri urwo rukundo babivuze si ngombwa ko mbisubiramo uko waba umeze kose aho waba uri hose Paulo yajyaga avuga ngo mu banyabyaha ni njye w'imbere so ibyo byose ndaga nkubwiza ukuri ko nta cyaha ushobora kuba warakoze ubu ngubu Bibiliya iravuga ngo ibintu byose bikomeza byisubiramo nta gishyashya nta cyaha ukora ubu ngubu kitakozweho kandi hari abantu benshi Imana yababariye ibyaha nk'ibyo wowe ushobora kubukora ngo rero ngiragukunda cyane ku buryo uyu munsi wemeye ukamusanga yakwakirana rwose amaboko yombi agutegeye yombi ngo uza ukamusanga kwizera umwana we yatanze akunda cyane ariko akagukunda nawe ku buryo amutanga wahabwa ubugingo buhoraho. Twitwa CNM Podcast nge nitwa Vital Muvunyi. Iki ni ikiganiro mukurikira buri cyumweru ni ikiganiro gishyigikirwa cyangwa gitegurwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Christ for the Nations Ministries ni umuryango wa Gikristo ugamije ivugabutumwa udashingiye ku idini runaka ariko ushingiye ku myemerere runaka. Iyo myemerere ni imyemerere ya Bibiliya, ni imyemerere y'Ubukristo. Nibo turibo buri cyumweru saa 9:30 kuri YouTube channel ushobora kutubona. Imana baha umugisha mugire umugoroba mwiza.